je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Muraho kambanze ntangire nsuhuza abaskuti aho bari hirya no hino mu gihugu hose mu turere no mu mirenge mu mashuri no mu maparuwase ngira nti umuskuti imbere heza. Nanjye nsuhuza abagide bacu aho baherereye hose ngira nti mugide iteka ndahari nditanze. Nkuko mubizi rero mu kwezi kwa kabiri ku itariki 22 nibwo twizihiza isabukuru y'uwashinze uyu muryango ariwe Baden Powell ndetse n'umugore we Olave Powell bavukira umunsi umwe, ariko uwo munsi tukawizihiza wabanjirijwe n'icyumweru cy'ibikorwa by'abaskuti ndetse n'abagide hirya no hino ku isi. Uyu mwaka rero mu 2020 umuryango w'abagide mu Rwanda n'umuryango w'abaskuti mu Rwanda twiyemeje kubikorera hamwe kugira ngo duhuze imbaraga tuganire dufate umwanya wo kuzirikana ari inshingano zacu ndetse n'ibyo tugomba gukora kugira ngo dufashe urubyiruko rutugana hirya no hino mu gihugu. Nagira ngo nsabe Komiseri General Pamela tubwire insanganyamatsiko tuzakurikiza uyu mwaka ndetse n'impamvu ariyo twahisemo. Yego, insanganyamatsiko yacu uyu mwaka iragira iti mugide muskuti bakwisonga mu gukemura ibibazo byugarije urubyiruko. Nkaba navuga ko insanganyamatsiko twayihisemo kuko nk'imiryango y'urubyiruko tuzi neza tudashidikanya ko urubyiruko ni imbaraga ndetse n'ahazaza h'igihugu. Nk'imiryango rero dushyira imbere uburere bw'urubyiruko twifuje kugira inkunga dutera inkunga mu buryo bw'ibiganiro ariko ndetse n'inkunga mu buryo bwo gufasha urubyiruko cyane ko dusanga bwugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko ahanini harimo ibiyobyabwenge, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, hakabamo kandi inda ziterwa n'abangavu ndetse n'ihohoterwa. Kubw'ibyo rero twatekereje ko byaba byiza ari cyo kibazo dushyize imbere tukaba ari cyo twifuza. Navuga ngo ntabwo tuzahita tubikemura kuko ni ibintu bitarangira uyu munsi wa none, ariko ni urugendo dushaka gufatikanya nk'abagide n'abaskuti. Mugide muskuti bakwisonga mu gukemura ibibazo byugarije urubyiruko. Yego, dufite icyumweru n'umunsi umwe, dufite iminsi 8. Gahunda rero iteye gute? Ku rwego rw'igihugu turateganya yuko icyumweru cy'ibikorwa by'abaskuti n'abagide kizatangira kuwa gatandatu ku itariki 15. yego, Tukazatangira mu karere ka Kamonyi aho dusaba yuko abazabishobora baturuka hirya no hino mu turere twegeranye na Kamonyi bazaza tugafatanya Kamonyi hari hafi yo ku Masuka. Ariko n'abandi hirya no hino mu gihugu turabashishikariza ko ku munsi wo gutangira icyumweru cy'ibikorwa by'abaskuti n'abagide bazibanda ku bikorwa byo kurengera ibidukikije. Harimo gutera ibiti, hashobora kubamo gutoragura ibikomoka kuri plastike, amacupa, amashashi byangiza ibidukikije, hashobora kubamo n'ibindi bikorwa byose mwatekereza bigendeye n'aho mutuye cyangwa aho inite zanyu na groupe zanyu zikorera. Ku munsi wa kabiri hazaba ari ku cyumweru ku itariki 16 z'ukwa kabiri. Buri muskuti na buri mugide tumushishikariza kuba inkoramutima y'Imana mu itorero asengeramo. Niba uri umugaturika ku cyumweru turagusaba kuzafata umwanya ukajya gusenga ushimira Imana ko yakuyoboye neza ukaba umuskuti cyangwa ukaba umugide, ndetse ugasabira urubyiruko ukanasabira n'imiryango yacu kugira ngo tuzagere ku ntego twiyemeje. Abadive ntabwo bibujijwe yuko babikora kuwa gatandatu, abaporoso ngira ngo nabo basenga ku cyumweru, abayisilamu salamu alaikum ntabwo bibujijwe ko mwazasenga mwazasari kuwa gatanu ariko mugamije gutura ibikorwa byacu Imana. Ku munsi wa gatatu hazaba ari kuwa mbere ku itariki 17 ni umunsi wo kuzakora ibikorwa bigamije kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no gukoresha inzoga bikabije. Aho ngaho turabasaba mu mayinite yanyu kuzategura ibiganiro. Aha ngaha turasaba cyane cyane amayinite akorera mu mashuri kugira ngo twasaba abayobozi b'ibigo by'amashuri kuzorohereza abana, niba hari na club zisanzwe zihari
unité z'abaskuti ziri mu bigo zigakorana n'ayo maklabu anti drug cyangwa zirwanya ibiyobyabwenge bakabiganiraho. Ku munsi wa kane azaba ari ku wa kabiri ku itariki 18 tuzaganira ku buzima bw'imyororokere. Iyo tuvuga inda ziterwa abangavu, harimo abaziterwa kubera ko bahohotewe, ariko harimo n'inda ziterwa abatari abangavu kubera ko batazi ubuzima bw'imyororokere yabo, kubera ko badasobanukiwe imikorere y'umubiri wabo. Ndetse tuzanaganira kuri uwo munsi uburyo twakwirinda ihohoterwa n'ibijyanye n'icuruzwa ry'abantu, nabyo uwo munsi bazabiganireho, tuzabiganiraho aho tuzaba turi hirya no hino. Se komse niwafasha ukavuga guhera ku munsi wa gatanu. Yego, ku munsi wa gatanu turateganya gukora uturima tw'igikoni ndetse no gutera ibiti by'imbuto, kuko tuzi neza kandi twema tudashidikanya ko indyo nziza cyangwa se indyo yuzuye ari imwe mu birwanya gukura nabi mu bana cyangwa se mu rubyiruko. Hanyuma ku munsi wa gatandatu naho hari gahunda yo kwigisha urubyiruko umuco wo kwizigama, kuko n'umuco byagaragaye ko mu gihugu cyacu ntabwo urubyiruko ruzi cyane, kandi turifuza ko batera imbere, ariko nta nubwo batera imbere utizigamira. Bayarira kuyamara none. Yego, ngukorera 100 urire 200 utari uyafite. Ukabugiye mu ide. Yego. Hanyuma ku munsi wa karindwi turifuza kwigisha ku ihohoterwa no gukemura amakimbirane, cyane ko mu bibazo byose tugenda tuganira, aho tugenda dusanga urubyiruko, dusanga uyu munsi wa none abenshi bishora mu biyobyabwenge bagenda bahura n'ibibazo mu miryango, amakimbirane mu miryango atuma abana biheba, noneho bagashakira ubuhungiro mu biyobyabwenge n'ibindi bitabubaka ahubwo bibasenya. Ku munsi wa nyuma ari wo munsi wa 8 hazabaho rero ibirori byo gusoza, twishimira ibyo twagezeho ariko tunareba intambwe tugiye gukomerezaho. Uwo ni umunsi tuzagira urugendo ruturuka kuri Sonatube tugana kuri IPRC Kicukiro, turi benshi abagide n'abaskuti hamwe n'abayobozi batandukanye. Twizera ko bazabasha kuboneka kugira ngo badushyigikire mu kugira ngo tugende dusoze icyumweru, ariko tunategure neza, kuko icyumweru kimwe ntigihagije, ariko twiha intego kandi tuzabasha kugeraho. Ndumva ari ibyo muri gahunda zacu. Narangiza tugana ku musozo, twembi twongera gushishikariza abagide hirya no hino n'abaskuti hirya no hino mu gihugu ko bazitabira ibi bikorwa, kuko urugendo rwa kilometero 1000 rutangira ku ntambwe imwe. Dutangirira ahangaha, tubyiyemeze bibe ibyo twiyemeje ko tugomba kugaragaza uruhare rwacu mu gukemura ibibazo byugarije urubyiruko. Ikindi wenda sinzi niba hari icyo wasaba abafatanyabikorwa ari abo dusanzwe dukorana n'abandi dushobora kuzajyana muri uru rugamba rwo kurwanya ibi bibazo. Abafatanyabikorwa niba abandi basanzwe za minisiteri z'urubyiruko, minisiteri y'umuryango, polisi ndetse n'abandi benshi, imiryango y'indi y'urubyiruko. Icyo twabasaba no gushyira amaboko hamwe, kuko urubyiruko twese ni urwacu, ariko kandi nitwubaka neza urubyiruko n'uvuga ngo twubatse u Rwanda rw'ejo hazaza, nta n'ipfunwe bizadutera. Niko mbyibaza. Tuzaba twubatse imbaraga zikomeye, ariko kandi tuzaba twubatse n'ejo hazaza h'Afrika muri rusange. Mureke rero tube intangarugero, niko nabyita. Ku yandi makuru nabashishikariza gusura imbuga nkoranyambaga z'imiryango yacu yombi. Iz'abaskuti ni kuri Facebook ni Rwanda Scouts, hariho logo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda, batayizi ahangaha. Kuri Twitter naho ni Rwanda Scouts Association. Twebweho kuri Facebook twitwa Rwanda Girl Guides Association, hanyuma kuri Twitter naho ni Rwanda Girl Guides. Udushyizemo uhita tubona amakuru ahora ariho kandi mashyashya, ntimuzacikane. Mugide iteka ndahari ditanze muskuti mbere heza. Urakoze.